الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن يوشمل الله سبحانه وتعالى ترسل الله جل وعلا يوكو ياكمز كفوكي بيبينو تاكنمي محمد صلى الله عليه وسلم متاكرا إبن مكيرير سبحانه وتعالى ترسل الله سبحانه وتعالى يوكو أدوها إجيزة بالمرو يمونسي akaturinda ibibi biurimo. Allahumma amin. أيها الإخوة بنو الإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم مجلسمور جاشو muri kitabu tawhid, mu gitabo kitwigisha imyemerere umuyisilamu agomba kugira kuri Allah subhanahu wa ta'ala mizima. Kuko abayisilamu hari benshi mu bantu bibwira yuko bemera Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi nafsi alwaqt ariko wareba ugasanga mushrikuna n'ababandikanyamana, ugasanga ibikorwa byabo ni shirki, ugasanga imvugo zabo ni shirki n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ugasanga hari ibyo bafite mu mitima yabo bemera kuri Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se mufiteho ugushidikanya kumbi batazi kuko Allah byamaze kubavana mu dini. Umuntu ashobora kuba mushiriki umubandikanyamana atabizi abayisilamu kandi asari gatanu ku munsi, وقد يكون الانسان كافرا من حيث لا يشعر. ninuko umuntu ashobora kuba ari umuhakanyi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala atabizi. ولذا كان لزاما على كل مسلم أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. يوم أنبري ngombwa kuri buri muislamu wese gushaka ilmu ubumenyi, khususan by'umwihariko ubumenyi bumufasha kumenya Allah byimbitse no kumenya n'umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kumenya idini w'Islam. Buriya mu bumenyi ugomba gushyiramo imbaraga kurenza ubundi bwose, nuguharanira buruko bwije nuko bukeye, guharanira kumenya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wakuremye ukamumenya ni ibiki ngomba kwirinda kuba nagwamo kugira ngo imyemerere yanjye kuri Allah mizima idapfa cyangwa se ntayitokoza. Ikindi ukamenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu Muhammad Muislamu wese ategetswe kumumenya, akamumenya. Ni nayo mpamvu abantu mwumva bari kujya impaka ku bintu Rasul yavuze, burya bajya impaka kuko batazi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuntu aramubwira ngo Rasul yavuze gutya, ngo namwe murakabije sinzi mwigize abasalihin. Imam avuze ayo magambo ntabwo azi uwavuze ayo magambo, محمد صلى الله عليه وسلم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. الله يركني يكو كنتي أمر وتمنى محمد صلى الله عليه وسلم، كنتي أمر ودشاكم من رسول صلى الله عليه وسلم. نانون إشاغتا تؤتيني يكم من الدين والإسلام وكم جانا كورس وكيسو وانو كيروا. إبي ندوي وزو وزاكو وزا من قبر الإسلام، من قبر وزو بتاتو كما قال عليه الصلاة والسلام. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkuko yabigaragaje yavuze yuko iyo umuntu bamaze kumushyingura watawalla ashabuhu, abantu bamuherekeje kumushyingura bamaze kwigendera, kuko imayiti y'Islam iyo abantu bamaze bigendeye irabyumva irabimenya. Ko Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo imayiti yasma' qar'a ni'ali ahlihi, ngo uwitabye Imana yumva imirindi y'umuheto y'abantu be baje kumushingura iyo bisubiriye yo bagiye, yumva imirindi y'umuheto y'uwanyuma usubiye yo yani bamutaye aho ngaho barigendeye. Iyo bamaze kwigendera yatihi malakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo haitahaza abamalayika babiri fayujlisanihi, barangiza bakakwicaza neza mu kaburi.
wasalanihi barangiza bakumubaza ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere barakubaza ngo man rabbuka, imana yawe ni yihe, wasengaga ku isi ni yihe mana wasengaga? Ntabwo uzashobora gusubiza ngo ni Allah subhanahu wa ta'ala utaramumenye abadan, ntabwo bishoboka, ndabikubwiye. Cyangwa se ntabwo uzashobora kumusubiza kari Allah ko Allah ari we mana yawe igihe ku isi wari mushiriki uri mubandikanya mana. Ikibazo cya kabiri bakubaza wama dinuka, idini wabarizwagamo ni yihe, wasengaga muri idini, idini ryawe ni irihe? Ntabwo uzashobora gusubiza ngo ni Islam utarigeze uyimenya ngo uyibemo nk'uko bikwiye, kuko Allah muri Qur'an yaratubwiye ngo ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa, yemwe bemeye Allah subhanahu wa ta'ala uwislamu mububemo n'amaguru yombi. Akaguru kamwe kere kuba hano akandi kabe mu Uislamu, ntabwo bishoboka. Uislamu bazabukubaza. Ikibazo cya gatatu bazakubaza wa man nabiyuka, intumwa yawe ni yihe wakurikira gukiri ku isi? Ntabwo wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, ntabwo uzashobora gusubiza ngo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam utarigeze umumenya, utarigeze ushyira mu bikorwa ibyo yaje duhamagarira sallallahu alaihi wasallam. Wa ubashirukum jami'an, nabahinguru mwese nziza yuko umuntu wese uzapfa agikomeye kuri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agapfa tarigeze abanyikanya Allah subhanahu wa ta'ala, agapfa buri muislamu wese yapfuye asubiza bino bibazo. Iyi ni inkuru nziza bahari. Buri muislamu wese upfuye akiri kuri la ilaha illallah wese bino bibazo arabisubiza kari bitatu kandi akabisubiza neza. Illa al-mushrik, keretse umuntu wapfuye yaraguye muri shirki. Ino mpamvu buri munsi Islam tuba twashyizeho amasomo nk'aya ngaya kugira ngo umuislamu ahore yigenzura, arebe ubu koko mu myemerere yanjye nta hantu hari agatotsi, aho sinaba nsari nzi ngo ndi umuislamu kumbi naraguye muri shiriki kera. Ibi nibyo byahoraga bihangayikishije abasahaba buri munsi w'Islam. Buri muislamu wese uzapfa aravuze la ilaha illallah sayujibu an hadhihi al-as'ila, azasubiza bino bibazo bitatu. Amma al-munafiq, naho abanafiki mu dini, iyo mubajije ngo man rabbuka, imana yawe ni yihe, umunafiki arasubiza ngo la adri, ntabwo mbizi. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu, jewe nyiri ku isi numvaga abantu bavuga Allah nanjye nkagenda gutyo ariko ntabwo namwemerana. Nibarangiza bamubaze wa ma dinuka, idini yawe ni yihe, nabwo azasubiza ngo la adri, ntabwo ndizi. Bamubaze wa man nabiyuka, intumwa yawe ni yihe wakurikira gukiri ku isi, nabwo asubize ngo la adri, ntabwo mbizi. Fayudrabu bimirzabati min hadid, Rasul yaravuze ngo bayitabaza ni nyundo y'icyuma abamarayika. Fayudrabu bihi, bakayimukubita, ngiyo nyundo baramutse bayikojeje ku musozi wo ku isi, uwo musozi wahituringanira. Niyo nyundo bamukubita agatebera mu butaka, bakongera bakamugarura bakamukubita ila an taquma saa, kuzageza ku munsi w'imperuka. Kandi ibyo bihano nk'ibyo ngibyo zaba arimo ni bitoya ugereranyije n'ibyo azahura nabyo yawm al-qiyamah, kuko Allah yaravuze ngo wala adhabul akhirati ashad, kuko ibihano byo ku munsi w'imperuka bizaba bikomeye cyane kurenza ibyo mu kaburi. Mu yindi aya Allah yaravuze ngo wala adhabul akhirati akbar, ibihano byo ku munsi w'imperuka bizaba biryana binakomeye binakarise kurenza ibyo umuntu azahura nabyo mu kaburi, wal iyad billah. Fa'ala kulli hal, bavani Islam buri munsi ujuharanira kugira ilmu ku dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Gira ilmu, man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an liwafatihi. Imam Shafi'i rahimahullah niyo yavuze ngo umuntu uzacikanwa no gushaka ubumenyi by'umwihariko igihe agifite imbaraga zo kumushaka mu busore bwe, fakabbir alayhi arba'an liwafatihi, uwo nguwo uzamwihorere. Yani cyangwa ushaka waramusarira salatul janaza kuko abari mayiti igenda ku isi. Umuislamu zananiwe kugira ubumenyi kuri Allah, kuri Rasul, ku dini y'Uislam, uwo nguwo kwa Allah ntacyavuze no ngaba kigenda hano kuri isi. Niyo mpamvu Imam Shafi'i yamugereranyije nk'umuntu mayitun wipfiriye, fakabbir alayhi arba'an, unashatse wamusarira sala y'ijeneza. La hawla wala quwwata illa billah. Fa umuislamu akeneye kugira ilmu kuri Allah tabaraka wa ta'ala ku dini. Ubushize twatangiye gusobanura umuryango bita
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. turukwiga umuryango wo kwigisha abantu yuko umuntu wese uzagira tahqiq at-tauhid, umuntu uzanoza tauhidiye kuri Allah, imyemerereye kuri Allah, akagendera kuri na shiriki yose uko yakabaye, akanitandukanya n'abashiriki, hanyuma nanone akiyegereza Allah tabaraka wa taala, akora ibyo ashaka haba mu myemerere ndetse no mu byo Allah amutegetse byose, akiha Allah we wese. uyu nguyu gudakhala aljannata bighayri hisab, azinjira mu ijuru Allah tamubaruriye, nta barura na rimwe azigera ahura naryo, wala adhabin, nta n'igihano na kimwe azigera ahura nacyo. Iyo tuvuze ngo nabihano azahura nabyo, ibtidaan bitangira no mu kaburi, yani umuntu uzapfa ukomeye kuri tawhid nzima kuri Allah. Ubwo bisobanuye gute? Yani umuntu uzapfa yaritandukanyije n'icyitwa shiriki, banyikanyamana ryose, haba shiriki nkuru na shiriki ntoya, akitandukanya naryo, wa ahlihi, akanitandukanya n'abashirikina, ababanyikanyamana babandi bahora igihe cyose bakorera ibanyikanyamana Allah tabaraka wa taala. Yarangiza nanone akiyegurira Allah, ko umuntu ashobora kureka shiriki ariko nanone ntakore ibikorwa byiza bimwegereza Allah. Yani uzareka shiriki n'abanyiri kubanyikanya Allah, yarangiza nanone akiyegurira Allah subhanahu wa ta'ala we wese, akora ibyo Allah shaka, nagendera kuri ibyo Allah yabujije. Uyu nguyu Allah muhemba iki gihembo, sayadkhulul jannata bighayri hisab, azinjira mu ijuru adahanwe, wala adhabin, bighayri hisab atabaruriwe, wala adhabin atanahanwe. Allah dushire muri amwe, Allahumma amin. Tugeze kuri hadithi ushije twatanije aya twarazisobanuye, tugeze kuri hadith ya Husayn ibn Abd al-Rahman, عن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال: ويمتابعي بيت حسين ابن عبد الرحمن، نمتابعي نقرب الصحابة، يرمز يقول: كنت عند سعيد بن جبير، قمون شمه ناري قام جنزي وانيويتكو سعيد بن جبير. سعيد بن جبير نوين متابعي، يتوب زي التابعين وإسلام نبابا نبا الصحابة، هنا قرب الصحابة التابعين نبابا نبا الصحابة رضوان الله عليهم. أوغوابري هذا يمكن حسين بن عبد الرحمن نسعيد بن جبير نابا تابعي بيزا من ثقات التابعين، بل التابعين بيزا كان بابا نبا الصحابة بانا كوري ديني رضوان الله عليهم، وسع الله بيشي من اللهم آمين. ويمغوابita حسين بن عبد الرحمن yaravuze ngo umunsi umwe nari nagiye kwa mugenzi wanjye witwa Sa'id ibn Jubayr, turi kumwe hari nabandi bantu, faqala, Sa'id ibn Jubayr aranje aravuga ngo muri mwe ninde wababonye, handitse muke, ninde wabonye al-kawkab alladhi inqadda al-bariha, ninde wabonye kibonumwe, inyenyeri bita kibonumwe murayizi imanuka ikagwa, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadda al-bariha, muri mwe ninde wabonye kibonumwe nijoro yatambutse yaguye, yani inqadda yani saqata, yaguye, inyenyeri yaguye, ibyo bita kibonumwe. Ni muri mwe hari wabonye kibonumwe yarayiguye nijoro? Faqultu, uyu mugabo witwa Husayn ibn Abd al-Rahman aravuga ngo faqultu madha, faqultu ana, aravuga ati njyewe wayibonye, njye nayibonye kibonumwe yaguye nijoro. Thumma qultu, ngariko nanyije mitavuga ni amma inni lam akun fi as-salat, ariko nayibonye ntarimo gusara nijoro. Yani subhanallah, aba bantu bari bafite imani tayubwo, ma kanu yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, ntabwo bakundaga yuko babavugaho ibyo batakoze. Uyu mugabo baramubajije ati ninde muri mwe wababonye kibonumwe itambutse nijoro? Uyu mugabo aravuga ati njye nayibonye, ariko nimukeke yuko iryo joro kuba yatambutse narindi gusara qiyamul layl. Oya, ntabwo narindi gusara qiyamul layl, kuko yaketse yuko barahita bakeka ko niba yayibonye nijoro ngo bivuze ngo yari maso yarimo gusari qiyamul layl, ariko ahita yitanguranwa arababwira ati mukuri nayibonye,
ariko nayibonye ntari gusari qiyamul layli ngiye mfite ibindi byanyina nibereyemo ntabwo nari ndi gusari. Bitandukanye natwe bo muri iyi minsi ujya kubona ukabona umuntu avuza ibyaraye bibaye nijoro kugira ngo abwire abantu. Hari n'abaza akakubwira ati ngo shehe nijoro narayitsaye qiyamul layli narindi kurira gahinda kanyishe wallahi sabira kwa Allah nyakirire narize nijoro nasaye raka 11 aha thumma madha wallahi tubigenza gute none ko bikoze ngo yango shehe gusa ngende kwereka yuko buriya natangiye kwisubiraho nasaye raka 11 ngewe nayisaye qiyamul layli narindi no kurira gahinda kanyishe la hawla wala quwwata illa billah. Buri Muislamu agomba kwirinda kwitangarira kubyo akora Abisilamu. Ibyo bita al-ujub, kwitangarira. Ubwirwa n'icyo ubundi ko Allah yabyakiriye. Fahdharu al-ujba. Jawirinda kwitangarira. Fal-ujbu mughtarifun. Mujtarifun ayo. Fal-ujbu mujtarifun. أعمال صاحبه في سيره العلم. uriya kwitangarira kubyo wakoze la yanbaghi ntabwo bikwiye mu Islam. Is'alillah an yataqabbal mink, saba Allah tabaraka wa taala kwakirire unahisha ibyo ukora mu Islam. Kama qala Ibn al-Qayyim nibatari shaykhuhu al-Islam Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah yaravuze ngo al-mu'minu yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yaravuze ngo ubundi umwemera Mana aharanira guhisha ibyiza akora nkuko aharanira ko ibibi bye abantu batabimenya. Abayisilamu hari uwakwifuza yuko inengeze zimenyekana. Buri wari wese ahora aharanira guhisha inengeze kugira ngo batazimenya. Uko uhisha inenge zawe ukabutifuza yuko hari uwamenye ingeso zawe mbi, ni nako ubundi ugomba no guhisha ibyiza byawe ukora kuko ubiziranyeho na Allah subhanahu wa ta'ala. Mujye mugira ibikorwa by'ibanga muziranyeho na Allah n'umugore wawe atamenya. Wallahi ukaba ufite ibanga ryawe wowe uziranyeho na Allah subhanahu wa ta'ala ku buryo n'umudamu wawe atabimenya bika ni weho na Mwenyezi Mungu. Ibyo bintu mujye mubikunda Abayisilamu, mugire ibada zibanga. Niba hari ufasha bibanga ryawe na Allah subhanahu wa ta'ala nuwo ngufasha. Niba hari ibada runaka ukora bibanga ubundi mwemera Mana yaktumu hasanatihi, arushaho guhisha ibyiza bye akora kama yaktumu sayyiatihi, nkuko ahisha cyangwa se aharanira yuko abantu batamenya ingeso ze mbi. Uyu mugabo mutabi'i bita Husayn ibn Abdurrahman yaravuze ngo ngewe kibona umwe itambuka nijoro nayibonye ariko nimukeke yuko nari ndi gusari qiyamul layl, kuko mushobora kuhita mwumva ko ngo naraye ijoro ndi gusari qiyamul layl kuko nkaba nayibonye. Oya, ntabwo nari ndi gusari, walakinni ludightu, ahubwo icyatumye ndari nkera iryo joro rikancirira ijoro rikarinda rirangira ndi maso. Ludightu nari narumwe n'inzoka. Yaraye afite ububabare cyane Islam kubera ko uyu mugabo inzoka yari yamurumye. Faqala Sa'id ibn Jubayr, hanyuma uyu mugenzi wita Sa'id ibn Jubayr aranje ati qala madha fa'alta, cyangwa se fama sana'ta. Inzoka yari yakurumye, none se imaze kukuruma wakoze iki, wivuye ute? Qultu, uyu mugabo wita Husayn ibn Abdurrahman aravuga ati irtaqaitu, nahise nisomera ruqya inzoka imaze kunduma. Ariko irtaqaitu iyi mvugo ntabwo iri mu mahadithi muri Sahih Bukhari no muri Muslim, ahubwo bimana istarqaitu nicyo bisobanuye ngo nashatse umuntu uza kunsomera ruqya, yani nagiye gushakisha umuntu ngaze ansomera iki ruqya. Inzoka imaze kunduma nagiye gushakisha umuntu muri iryo joro aze ngo ansomere ruqya. Uyu Sa'id ibn Jubayr aranjye ati fama hamalaka ala dhalik, watewe n'iki kujya gushakisha umuntu ngaza gusomera ruqya, cyangwa se kuki wahisemo kwivura ubwo burozi cyangwa se ubwo bumara inzoka yakwinjije mu mubiri wawe, wabitewe n'iki guhitamo kwivura ukoresheje ruqya? Wabitewe n'iki? ubivana he dalili uyikura? Qala, uyu mugabo aragira ngo icyabineye ngo ni hadithun haddathanahu Sha'bi,
ni hadithi numvishije ku mutabi'i bita Sha'bi. Uyu Sha'bi nawe ni min kibar tabi'i, ari mu tabi'ina bakomeye cyane kandi bakuru. Hari hadithi namwumvishijeho avuga yuko nawe yayibwiwe n'umusahaba yarayumvishe kuri Rasul sallallahu alayhi wasallam. Niyo nifashishije mu guhitamo gukoresha ruqya nivura ubumara bw'inzoka. Qala Sa'id ibn Zubair rajulun ati wama haddathakum, iyo hadithi imeze gute yimbwire numve. Iyo hadithi Sha'bi yakubwiye igera kuri Rasul sallallahu alayhi wasallam iri marfu'an, igera kuri Rasul sallallahu alayhi wasallam yimbwire numve. Qala rajulun ati an Buraidah ibn al-Husayb رضي الله تعالى عنه. في حديث يا بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال أنه قال يرمز ينقو كفوغا يا مغامبو نفوغ اي حديث من رسول وبيفوزي بيجي ورتكو عليكم بشماني اي حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم يرمز ينقو لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. Uyu mugabo yaravuze nicyatumye mitamo gukoresha ruqya kubumara inzoka yari yanjije mu mubiri wanjye. Ni hadithi Rasul sallallahu alayhi wasallam yavuze. Rasul yaravuze ngo nta ruqya, ntago byemewe gusoma ruqya uretse igihe illa min aynin, keretse igihe bakurebye ikijisho, au huma, cyangwa se igihe warumwe na cyakindi kigira uburozi cyangwa se kigira ubumara. Huma ni adaba au lahama dhatu sum, ni inyamaswa yari yose igira ubumara iyirumye umuntu, niyo bita al-humma wal murad hona. Nicyo kigambiriwe ngo hari hadithi Rasul ravuze ngo ntabwo byemewe kwisomera ruqya keretse igihe wahuye na kimwe mu bintu bibiri: kuba bakurebye ikijisho cyangwa se kuba warumwe n'ikintu cyari cyo cyose kigira ubumara. Wa ma'na al-hadith as-sahih, igisobanuro cy'i hadithi ntabwo ari iki ngiki ijana ku ijana, kuko uvuze ngo ruqya ntabwo yemewe kuba yakorwa ku burwayi bwose uretse kuri izi ndwara ebyiri, icyo gihe haratagaragara izindi hadithi ku zindi ndwara Rasul ajya gukora ruqya kandi zitari muri izi ngizi. Hari izindi ndwara zindi zitari izi ngizi Rasul sallallahu alaihi wasallam yajyaga yivura cyangwa se akavura abantu akoresheje ruqya. Ubwo bisobanuye ngo iyi hadithi nta bisobanuye ngo nta ruqya yemewe burundu uretse kuri izi ndwara ebyiri, oya, kuko n'izindi ndwara zose biremeye ko umuntu yakwisomera ruqya igihe yarwaye, simpaka izi ndwara ebyiri gusa. Ahubwo al-murad huna, ikigambire muri hadithi yani la anfa, la ruqyata anfa, nta ruqya nziza igira agaciro inavura byihuse uretse ruqya ikozwe kuri izi ndwara ebyiri. Ariko n'izindi ndwara ruqya igira umumaro biiznillah tabaraka wa taala. Iyo wisomeye ruqya ku ndwara bikugirira akamaro biiznillah, ariko noneho bibakarusho kuri izi ndwara ebyiri, bibakarusho kuri izi ndwara zingahe. Igisobanuro mu cyumvisha Islam, yani ruqya, kwisomera ruqya ku burwayi bwose biremewe, indwara yari yo yose, ariko noneho byakarusho kuri izi ndwara ebyiri. Iyihe? Indwara ya mbere al-ayn, igihe warebwe n'ikijisho. Ayuha al-ikhwa wa Islam, inwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo wal aynu haqqun, ikijisho ni ukuri. Ikijisho ni ukuri. Ikijisho kigabanijemo ibice bibiri. Al-aynu cyangwa mas'alatu al-ayn tanqasim ila qismayn, ibyerekeranye no kurebwa n'ikijisho bigabanijemo ibice bibiri. Al-qism al-awwal, igice cya mbere ni aynun khabitha fasida, ni ikijisho ushobora kuba warebwa ariko nyiri kukikureba akaba kikurebye kubw'ishyari no kutakwifuriza icyiza kikuriho. Hari abantu bagira ibijisho Islam, umuntu ku buryo ashobora kukureba inema yari kuriho ikahita ikuvaho ako kanya. Kubera iki? Akurebanya ijisho ry'ubuhemu no kutakwishimira n'ishyari. Niba waguze imodoka ukajya kubona ukabona ayirebye ikijisho cyuzuye urwango ikabira hiye, cyangwa se moteri yayo ikahita iturika ako kanya, ibyo bibaho. Cyangwa se niba hari kheri, hari icyiza cyari cyo cyose, bashobora no kukubona wambaye ikanzu nziza ikahita ishwanyagurika ako kanya uko bireba. Wallahi gasobanutse. Niyo mpamvu Rasul sallallahu alayhi wasallam yatwigishije amaduwa tugomba gusabira abana bacu.
a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin lamma. Ini dukomeye cyane umubyeyi atakagombye kureka gusabira umwana we, simpakuru hinja gusa n'umwana wawe mukuru yaba umusore cyangwa se inkumi, iyi dumu ugomba kuyimusabira yuko Allah yamurinda abanyabijisho bibi, byabijisho biba byuzuye ubuhemu no kutifuriza ikheri n'inema zikuriho Allah subhanahu wa ta'ala kwiheriye. Hari igihe kubona ukabona umuntu yabonye akazi keza muri biro cyangwa se byamuhiriye mashallah akazi biri gucamo, ariko ugasanga umuntu amurebye ikijisho cy'ishyari ku kazi bise bamwirukana nawe ugatazi icyo azizi wowe utazi icyo uzize gusa, ukabona barakwirukana igihe. Nasobanutse mu kanya ndatanga umuti w'ikijisho ukuntu bigenda. Icyo ni icyiciro cya mbere, yani hari ikijisho warebwa cy'ubuhemu cy'umunyeshyari, inema urufite zikakuvaho. Ikijisho cya kabiri al-qismu thani, igice cya kabiri mu byerekeranye n'ibijisho ni aynun mu'jaba. Noneho kuba umuntu yakureba ikijisho ataruka kugira ishyari. Hari abantu bagira ikijisho ariko kitari ikishyari, ahubwo cyo gutangazwa n'ibyo kubonye ufite. Yani ushobora kubona umuntu wabyaye umwana mwiza mashallah, yo mashallah mbega umwana mwiza, ukumutangarira ariko yani bikabije kumbi ufite iki kibazo cyo kuba urwara ikijisho, ugasanga uwo mwana nawe bimugizeho ingaruka. Nasobanutse Islam. Niyo mpamvu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo man ra'a min akhihi ma yu'jibuhu, umuntu uzabona kuri mugenzi we ikintu kimutangaje kikamushamaza mashallah, akabona aranezerewe ikintu cyamutangaje mu maso ye kuri mugenzi we, ngo falyubarrik, ujye uhita uvuga ngo masha Allah tabarakallah. Dasobanutse, igihe ubona ikintu kuri mugenzi wawe cyiza hita uvuga ngo masha Allah tabarakallah. Dasobanutse Islam. Ubu ni wo muti wo kugira ngo ikijisho kitamufata. Dasobanutse. Aywa, yani hagomba kuba bita yani tubarrik, ugomba kuvuga ngo tabarakallah, masha Allah la quwwata illa billah tabarakallah. Yani ugomba kuzana n'ijambo ririmo tabarakallah. Byasobanutse. Uyu ni wo muti wo, kuko n'umuntu ashobora kwireba iki kijisho kama qala ulama. Ushobora kuba hari ibikorwa ugezeho ukitangarira, ukireba iki kijisho cyo mu bwoko bwa kabiri. Urumva nta muntu wakwigirira ishyari ku giti cye, sibyo Islam? Ibi birashoboka? Nta muntu wigirira ishyari ku ndema yagezeho, ahubwo umuntu aratangazwa akabona ko yamaze kugera yagafasha. Byasobanutse. Hari abantu bagira ibitumu ukabona mashallah iramusajije, kabona cyane nk'abantu b'abasore yatangiye guhemba 300, yagendaga ubusanzwe n'igiceri cy'ijana kukibona ari ikibazo, atangira kwigira kabrusi mu gihe ubundi hatari, ubu nagafashe babyita ngo nagafashe. Agatangira kurarana n'abakobwa 3 ku buriri bumwe ku gitanda kimwe, agatangira kujya mu tubyiniro, mbese ngo yagafashe babyita kugafata, siko babyita Islam. Ngo naragafashe. Uyu muri mu minsi nk'icumi iri imbere ujya kubona ukabona yongeye kwambara inkweto za mambata. Rimwe na rimwe usanga rirebye ikijisho cyangwa se ubukozi bw'ibibwe, ugasanga nibyo butumye Allah subhanahu wa ta'ala musubiza hasi. Hanyuma noneho tusubire kuri cya kijisho cya mbere. Cya kijisho cya mbere, umuyisilamu kugira ngo nikizamugereho agomba guhozaho adhkar, gusingiza Allah buri munsi. Buri abayisilamu mujye mukunda gusingiza Allah cyane. Abanyabijisho bibi niyo babareba ntabwo byabafata. Byasobanutse Islam. Iyo umunyakijisho kibi akurebye wakoze adhkar, wallahi ntabwo kigufata bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Byasobanutse. Icyo ni cyambere. Ikindi, iyo umunyakijisho kibi iyo yakubonye umuzi ko afite icyo kibazo, inema zikakuvaho kuko yakurebye icyo kijisho, umuti wabyo ni iyihe kugira ngo bikuveho? Iyo wamumenye uragenda ukamubwira ati tawaza amazi, yamara kuyatawaza ayo mazi ukayareka mu base, nawe ukayakaraba mu maso. Ukayakaraba hehe? Uhitukira bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Umunyakiji ari abantu nka mubara busanga bazwi, gusanga umuntu arazwi wagira ikijisho kibi cy'ubuhemu, uwo nguwo ugasanga baramuzi. Hari n'igihe bamufunga kugira ngo abantu bakiri nabi mu bihugu by'Abarabu. Yasobanutse Islam.
kuwara musho kureba wallahi ugutwi kukatakuvaho ala kulli hal iyi hadisi ilikuwerekana Waislamu yuko nta ruqiya igira umumaro cyane nko kuba wakora ruqiya kubyerekeranye n'iki igihe wareba ikijisho dasobanutse aho madha cyangwa se igihe warumwe n'ikintu kigira umumara yasobanutse Waislamu yani ruqiya nanone iri mu bintu umuntu w'Islam yakwifashisha yisomera igihe nanone yafashwe n'ikijisho yasobanutse Waislamu. Sa'id ibn Jubayr amaze kumva ya magambo iyi ni dalili igaragaza ko Islam igihe cyose ntuzakora ikintu nta dalili. Urumwe muswahaba bavuze ngo iki bamubajije ngo watewe n'iki kwisomera ruqiya kandi warumwe n'inzoka aravuga ati ngewe ntabwo napfuye kubikora. Hari hadisi numvishe Rasul avuga yuko ruqiya igira kamaro ni ruqiya yo kwisomera igihe warebwe n'ikijisho cyangwa se n'igihe warumwe n'ikintu gifite umumara inzoka cyangwa scorpion n'ibindi ngibyo. Sa'id ibn Jubayr arangije atavuga ngo kad ahsana man intaha ila ma sami'a. Nibaruko muko wabikoze ukaba wabikoze ushingiye kuri dalili mashallah jazakallahu khair rwose wakoze ibikwiye walakin ariko jewe hari indi hadithi numvishije Rasul sallallahu alaihi wasallam avuga izaza ubutaha insha Allah tuzayisobanura iza ikosora uyu nguyu muri ibi ngibi yari yakoze ubutaha biiznillah hadithi tuzayisobanura byasobanutse. Sa'id ibn Jubayr yaramubwiye ati okay ibyo wakoze wabikoze kuri dalili ariko hari indi hadithi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma numvisha kuri Rasul sallallahu alaihi wasallam iza irimo ibindi bintu bizaza bikosora iki ibiri muri hadithi tumaze kuvuga. Dusabe Allah azatugeze kwa gatanu amahoro. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.